yitwa Butuyu, nanjye ukumva ijwi nitwa M Hero, nkaba ndiho ndaganira n'uyu musani mwakunze cyane ndetse mwakunze mu buryo budasanzwe muri komedi ndetse n'ibindi bintu. Yitwa Butuyu, tukaba twaramumenye ku mazina ye, ndetse ari gukora ibiganiro ndetse ari gukora yagiye akora amakomedi menshi, mwarayabonye ku ma TikTok, mwarayabonye, mwaramubonye kundusha. Ndetse uyu munsi wa none akaba yaduhaye amahirwe yo kuba management ye ikaba yaduhaye amahirwe yo kuba twabonanye nawe. Butuyu, uhawe ikaze kuri Mbonye Talent TV. Murakoze kuma ikaze, ndakeka atari ubwa mbere, ubu ni ubwa kabiri nci hano kuri iyi channel yanyu. Murakoze kuma ikaze kabisa, naye ndabishimiye. Turabikwishimiye cyane Butuyu, turukubona uri umusore mwiza cyane. Butuyu kabisa, abantu bari basanzwe bakumenyereye kuri kiriya kiganiro, none ahangaha biragoye kuba yakumenya niba ari wowe. Ese watangira wibwira mu buryo bwawe ukoresha ubahereza sinema? Kubura nabakubura ndabakubura. Mwebwe munyereke mumbwira ati kubura mu makomenti mbibone nyine ikigenza abakuburire, nzabakubura kabisa, nzabakubura byose. Bamabosha tubakubure, ariko nagari bose atajya bakambira nabi, ngomba ndi kubavuga nabi, kandi buriya abari ukuri mane, buriya abari ukuri ubundi bakoze mu twagombye kubaho. Usiko umukozi wo mu rugo umuryango wose urimbura bigashoboka, ya urimbura, murabyemera? Ya birashoboka. None se Butuyu, na ufite impano idasanzwe yo gukina komedi, uvuga yari amagambo, bira bintu niwo byikoresha cyangwa hari undi muntu bigukorera? Bira bintu navuga ko natangiye ari njye byikoresha, sino kubivuga ahubwo ninjye wabyikoresha, ninjye wabyikoresha nko byarangiye. Ninjye byikoresha muri make, ariko ufite management, bira bya TikTok byo ufite ndabyikoresha, ariko YouTube ufite management kabisa. Bundi muri make ushaka wahamagara management, nimero zibazi ndakeka urongera ko ukazishyiraho za manager wanjye kabisa, umwotorora. Ubungubu niwe tugiye kujya ducana, wakamubwira ati kubura dukubure abantu bose tubavaneho, buriya tuba dufite ibibazo abakozi bo mu rugo. Butuyu, wakunze kwibanda ku bibazo by'abakozi bo mu rugo, wakunze kubyibandaho cyane ukina komedi, muhazamo ibibazo by'abakozi bo mu rugo. Nibihe bibazo mwahuye nabyo, cyangwa nibihe bibazo muhura nabyo? Si ibyo twawe nabyo ngo duhura nabyo, birahari byinshi cyane, birahari. Gasanga kamera ku cy'agashaharada, ugasanga agashahara gatinda kuza, urategereza bati Mana nyagasani, ariko aje akagukoresha nk'uri gukora kwa Fati umumabo jaho gira cyapfana na Farawo, agendera bakantu ku kandi wati si umumawe ja ni mushiki wa Farawo nini aho kuguhemba. Urategereza bati Mana nyagasani uzafasha agashahara kanye nkabona. Ibibazo byo birari ni byinshi, ndabizi mujya mubibona mu mavideo yanjye, byo ni byinshi, ariko bigomba gukemuka mu buryo bumwe, nuko bitashoboka, ariko ikitekerezo ngenda gifite bwakemukamo. Yego. Butuyu, hanyuma ibiganiro byinshi, hari ikiganiro wakoze ubutaha kuri Mbonye Talent ariho hano, magiye ugaruka ku mpano yawe iki. Uyu munsi wa none urukubona ibintu byose bigiye kugenda bicamo nkuko bishaka? Biri gucamo ni gake niko abanyafrika tumeze, ariko hari agatekerezo nagize k'ukuntu nyine twakemura ikibazo cy'abakozi bo mu rugo gutya hano kazi dukora. Ikibazo kigomba kababwire bakumve. Perezida ntabwo twakubura, tugiye kuvuga ati ibintu twatiyoshyamo politike nanone. Ubundi nibafata abakozi b'abakongomani babazire mu Rwanda, bafata abanyarwanda bajyana mu Kongo, bafata ababirigi bajyana mu Budage, bafata abadayi bajyana muri Bubirigi, bafate abarusiya bajyana muri Ukraine, bafate abarundi bajyana mu Buganda. None rero bamabuje bijya ngo ari kudutonganya, bari kudutoteza. Uzatoteza umukongomani uri umunyarwanda, azagutoteza mu Giswahili, uzajya ari kugusaba imbabazi. Urumva? Umukongomani uzanoteza mu mabuje w'umukongomani, gusubiza mu Kinyarwanda nk'ubugira nabi, vuga n'uwishe, ujya ngo gusaba imbabazi. Tuzabona amahoro, byaba byashobokaga bagafata abakongomani bakabajyana muri Kongo, bagafata abakozi bo muri Kongo bo mu rugo bakabazana mu Rwanda. Buriya hari n'abamabuje batazi Igiswahili buriya.
barahari benshi hano mu Rwanda. Urifuza ko abakozi bahindurwa babacange babajyane mu bihugu bitandukanye? Bafate abakongomani babakubure bazere mu Rwanda, babakubure bajyane muri Kongo. Bafate ariko bafashe babiri bakaza mu Rwanda bajyane kanga babiri babazere mu Rwanda. Yoyo ababirigi rwose babazanye mu Rwanda cyaba ari ikibazo cyangwa kikaba ari igisubizo. Cyaba ari igisubizo buri umubirigi mu Bubirigi bakoresha ikihe kirimi? Ni Icyongereza, ni Igishinwa? Ngira ngo se katikiti kibirigi. Yego, kibirigi ururimi rwabo ururimi rwabo. Urazi ikibirigi umubirigi aramena idongo. No namara kumena idongo arakubwira ati idongo yamenetse ndagukata, akubwira ikibirigi nakubwira atari urakata nde iri dongo ni diyama, ni zahabu kugitameneka. Amubwira mu kibirigi abimubwira he mu kibirigi. None wowe ugira ngo arakugusaba imbabazi ngo okay nyine amahoro yaboneka. Baducanje kabisa. Ese wavukiye hehe Butuyu? Aho navukiye navukiye ntabikubazaga. Aho navukiye abantu baba bashaka kuhamenya bahamagara manager kubundi ubuzima bwanjye bufite kubushyira, ntabwo ari ngombwa kubushyira hanze bwose, ntabwo ari ngombwa. Ariko aho nkorera ibiganiro ho ni muze mushyigikire, ari n'ababifuza guhura nanjye mujye mushyira muri komenti bumbwire. Manager, hanyuma Butuyu uyu munsi wa none urumva ko Butuyu akunda iki? Umuntu agiye kumugurira akantu akunda iki? Anywa inzoga, anywa itabi, anywa iki? Ako kantu uvuze kanyibukije umumaboje nagiye gukoraho, ntazi ko ari umudiyakoni. Abarambaje ati se unywa inzoga? Banamubwira ati byose ndanyuretse itabi n'uburozi. Naraye nashye yahise akumura ingegera. Wikanyibutsa we ibi kapo kandi mana we wikanyibutsa yize kumbaza ati se unywa inzoga? Byose ndanyuretse itabi n'uburozi. Ariko ako kantu katumije mva ku nzoga. Butuyu ukunda iki? Nuko nabivuze byose ndanywa uretse itabi n'uburozi. Yego. N'inzoga nyine wenda buno ntago nyizinywa. Nazivuye kubera ubukene. Kubera ubukene bura ntabwo ariko n'ikintu cyatumije nzivaho ari umusore na story. Ari umusore twe duturanye. Karabaye kakubayeho. Ntago ari nge kabaye kuri mugenzi wanjye narangiye akazi. Namurangiye akazi anywa inzoga. Ariko abana he n'umusaza wenyine. Umujama aragenda anywa inzoga, atamo ikinywaji ndakeka ari igiswahili inzoga. Ikinywaji bura n'inzoga. Atamo inzoga abaraje yasinze, yatetse umushogoro ndakeka abantu bose bawoze. N'umushogoro izi mboga bagura mu za mboga ziba zizi. Yarukura bakire buriya bikundira akantu k'agashogoro. Turuka ku bishyimbo. Ariko bo bagateka ariko nyine kakaba kameze neza. Buri umushogoro wo mu bakire ubumeze neza tu. Cyane cyane abantu b'Ikigali arateka yarabyize. Nyine abarawutetse yaraje avuye yanasinze abarawutetse. Yari mukepe uwaje nk'umwisuro rimwe kandi nyine ukabona ari gake. Agiye kurunga munyu kubera kwigitayemo abarongishije rushi. Yamanje yadaha yumva ko umunyu wakoze. Bimye yadasi abifata gutya yumva nawe uri afata rushamenamo. Arongera yumva kuri bya bindi afite. Arongera afata indi rushamenamo yoyo. Noneho umunyu bamwishi ariko niyongera kumva. Arateka neza, yatetse n'akawunga abateguye ku meza, boss we muri saa sita baraje. Imodoka dididi arakingura ubona ari muri zunga. Abagiye ku meza abaraje abafashe ararura mu gihe atangiye kurya kumumuna kuri gasosi mu kuntu bimeze ku kaboga. Yego. Bo akemara gukoraho gusa yeza ngo nubwo nari hari ndayibara nkaho nari imari ngo kamugigeze najyo uwo mujama bahise bavuga ati ngo kwize ngwino hano. Yitwa Kwize. Bamwitaga Kwize. Ngo Kwize ngwino hano. Abaraje iyo uteka umunyu kwako nimbogo kwako ngo iki ndaweza baza ngo iki boss iyo uteka isosi y'umunyu kwako nimbogo kwako kora mu gihe cyatse uteka umunyu w'isosi.
uyu munsi wa none rero dufite Butuyu muri background niwe muri kumva, ndetse muri kumva ko no yazanye no gutebya kwinshi. Butuyu akaba afite impano idasanzwe cyane yo gutebya. Butuyu, wabwira abakunzi bawe impamvu wavukanye cyangwa se impano yawe warayivukanye cyangwa yakujemo uyu munsi wa none turimo tutarabonana, yakujemo tutarabonana cyangwa yakujemo warayivukanye cyangwa se ukaba byarakujemo ari undi muntu ubikwigishije? mbere yuko mvuga imana yanjye uburyo yaje karaga sitari nako kararangiye kanze nkasoza uri mugumye museke bayise byatijya kureba rukundo nivuze mu izina ryanjye abantu banyita kandi ariko bayanyita abiri Butuyu niryo rindi narimvuze ndakoteye nyine ariko ni Butuyu bayise byatijya kureba Butuyu aze hano mujama baraje arandeba abaraje no boss ati Butuyu ni karibu kumeza atize boss shara ko yeze ku rundi rwego rwo gusangira na boss ra bati nyine nikomeraho kumwe ko kwanga gusuzugura aba boss nibatemvuye mu rugo ndi ngo ni karibu bandaje ndicara ndarura byari byiza ubona bishamaje bankoze kuso kuri uwo mushogoro yo gira ngo ni barafu bashyize mu se nabyita iki sanza ari umunyu gusa birenze n'umunyu menza yarashyize mu isukari noneho avuga ati ni kare birya nayo ndavuga ati ro boss buriya boss mvuye mu rugo ndiye ariko wari wabyumvise nene baza kubyumva nawe nari kubishobora pe neze vuga ati boss mvuye mu rugo ndiye pe ngirya none aravuga ati ngo ndebera umukozi wanzaniye reba nyeje abaye muzima sobanuye iyo story kuntu yarangiye nuko nyine ko byagenze ariko nanjye nawe nabiriye byarangiriye aho ngayo story barice baramuganiriza nawe byatumije ava ku nzoga kuko agakuru akaje mbere kugira ngo ugere ku kintu wigomwa ku kintu yego yahise yigomwa inzoga rero yayikundira agacupa yari gusezera akaza kigira mu gacupa kandi buriya abantu mumurikirana rubyiruko hari n'abamabuje buriya bateretseho bari kureba mujye mubwira abakozi banyu wenda sinzi bakuyo ariko munywe ya pe hari ukuntu unywa nyinshi ugasanga urunzira iryo kabiri nanjye byambayeho ndungi iryo kabiri da ndibagirwa mbirunga nanjye byambayeho mbirunga kabiri wowe wabyifashe wabyitwaye mu byo nongeye mwandi mazi ariko yo naba magesi yose mukazabijagure nongeye mwamazi bye birimo ibirungo bihinduka umweru wabyitwaye mute mu by'ukuri neza njyana ku kandi gakatine habagaho umusista tuziranye yari muri vacances ajya acuruza aho hantu vuga tarangupa sauce tomate nyine bikemo mageze sanga harimo mageze zanze harimo se mbandi nkajya afunga amarasi nambaye boda nize ushaje aho byateze mufite ibijumba kandi mu by'ukuri aho hantu nabihaba ngo mudatangiye uko utarusanzemo uwo mukobwa w'inshuti yawe we yari kungupa ndanamushimiye ayari yajya nkupa amafaranga yamabuje nayasesaguye yajya nkupa ndabizi none ntago igihe kimwe uzagumya ukirara ugasanga nawe uhari ugasanga biguteranyije na nyokobusha bigomba kuba byarabaye nyine ndidefana mu bundi buryo cyangwa ubundi aha nyine ndabikotura nyine abamaboje b'i Kigali bafite defo yo gukata yari i Kigali abamaboje Kigali bafite defo yo gukata kigenda nakinaga ikintu bita akadege na muntu akazi akadege tumwe twa tundi turya abantu turya abantu bakita video tani baraviriye akadege mabujanye 2000 naho byati na birungu ufite anyoreza 2000 byo kugura ibirungo ntategura 2000 ko ni mu bukene ako akoze umugoto yatiya mu bukene byahatari tukabura amavuta yo kwisiga tukisiga ubuto kubera ko twadutegereje agashara wiseka twadutegereje agashara ku kwezi y'amavuta ashize kwa kwezi kutarapfa nahandi urana igiceri uratse mu igafu none iyo udahaha ugira ubukene ukabura ukugurizwa ati se ndaguza ndi mu kazi ariko ubukene bukabadanje ukisiga ubutope ayo ujya kubwisiga ugasanga mwabo ukabushijemo inyama cyangwa isambaza wabwisiga ukagira igikoni urakimuye ukimuriye kuri wowe noneho nyine n'abantu bakinaga ndeka mbagire inama nubwo ikine mugabanye igihe mu byore biriya bintu birababwira ko biriya bintu babwire ko atari byiza ntabwo ari byiza
ntabwo ari byiza ko amabyeyi story yambayeho nindi mu bukene bishaka amavuta ndavuga ati ko kanyoje 1000 byo kugura ibirungo ndi Kigali Kimisagara ngo Kimisagara Kimihurura bo anyoreza 1000 byo kugura ibirungo ndavuga ati ariko ikambigure kurema akadege bibe bine mbona amavuta ibindi byo kubigura ibirungo nigitire ko tu kaba karakumuye ku kanya ndavuga ati ibintu biragenda ute mana mama boje aranyicira ku kwimana ariko iyo story kuntu yarangiye nahise ngenda ngira umuntu ndamutakaba nawe ati none ushaka gusubira nenge gwakavuki ndaje gusubira mu cyaro yego ihangane mani mbarundemere 2000 je guhaha ibirungo kabisa ibintu bimeze nabi yego na data mu cyaro karene nenge kabago nzana kavuga bitari kera tu kubw'amahirwe yarayamaye ariko abantu bakina akadege ntabwo bari sawa kuko naciye muri defu nyinshi Butiyo ni cyo kintu waba waraciyemo cyakubabaje umunsi wa none ukitekerezaho cyane kumva kuvuga ati iki kintu cyarambabaje ni cyo kintu waciyemo ki nkuko navuze bafate abamabuja nkuko nabivuze bafate abakozi mu rugo abakongomane babaze muri Kongo bafate abanyarwanda bagene muri Manyarwanda bafate abadage bagene mu Burusiya bafate abarusiya bagene mu Budage gutyo babacanga cyane baducanye nabo bizabacanye icyo kintu gikemutse gutyo nawe twahonya kubabara cyane bura kitubabaza ubundi abakozi bo mu rugo twatumeze nka dufite amategeko nk'aya ministry ariko nta contrat tugira isa ku isa twataha tumeze nk'abantu ba chef mu rugo niko dufite ifunguzo za gate dufite ifunguzo z'inzu uretse usanga ubwo dufite rw'icyumba kimwe ariko ntabwo ibyo bintu babimenya ntabwo bamenya ko ubuzima bwacu buri mu biganza byacu bura babuteretse mu pe nyuma y'icyo kibazo se hari ikindi kintu waba muri urugendo rwawe rwa talent yawe ndetse rwa comedy yawe ni ikihe kintu uhuriramo nacyo cyakugoye ni ikihe kintu wahuriyemo nacyo cyakugoye nacyo wagereka kuri icyo ngicyo wari uvuze utazibagirwa gihora kinaba ni komenti z'abantu komenti z'abantu z'ubwazo ari ukuntu umuntu afata umwanya akajya kwandika kuvuga nabi kandi akeshi bikunze gukora abamabuje nibo bakunze kubikora bagafata komenti bakandika ari n'igihe nacitse intege numva ko nabivamo ariko abantu bambwiye ko yutukwa nibwo ubugiye nyine kuvuga ukuri guhagije haba ari abandi bashaka kukumva cyo gihora kinahari ariko byo bari byinshi ducamo urushaka gucibwa intege n'abantu za komenti ariko za komenti niki kiganiro nawe ukizibura ama komenti mwebe muze mushyigikire nyine muri komenti muvuge ko mu nkunda erega naye ndacyari umuntu nyine bari guhereza amahirwe kuri iyi channel mwebwe munyereke nyine mugaragaza uwondi wetu muvuga ati turagushyigikiye muze muri komenti mushyigikire murebe ikiganiro cyawe mukirangize kuko ngiye kujya mvuga ukuri gusa kuri YouTube channel ndabona bongeye kurumira bwa kabiri ngo bishatse kuvuga ko cya kiganiro cya mbere hari ukuntu kahindutse Butiyo turishimye cyane kuba waduhaye umwanya na management yawe turishimye cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buzima ugenda bwa buri munsi bihari ibyo ucamo bya buri munsi ni igiki cyagushimishije nanone mu rugendo rwawe ugenda rw'iyo si urimo wowe urimo abandi irimwo bake isi urimo kuko irimwo bake ntabwo ariko abantu bose bafite impano yo gukina nk'ibyo ukina urumva uri mu isi yawe wewe n'abandi ariko cyane cyane wowe uri mu isi yawe munsi yawe ni ikihe kintu gishimishije waba warahuye nacyo uyu munsi wa none utekerezaho ukavuga ati iki kintu nagikoze kimbayeho kubera ko nakoze cyangwa kimbayeho kubera ko hari icyo nagaragaje ni cyo kintu cyagushimishije ikintu cyashimishije cyane ni ukubona ko ibikorwa nkora abantu babireba harimo n'abarenze nkabona umuntu urenze aranyandikiye yifuje nyine numva ari nk'igitangaza nkabona nk'urugero kamvuge nk'urugero uretse niba ari wenda ari nk'umuntu baramwitiriye ntabwo mba mbihagaze 100%. Dore nk'ubu nasabye Soroba uriya musore nawe ni umuntu wamamaye Soroba namusabye ko twakorana aranyemerera icyo kintu kiri mu bintu bishimisha byumva nyine bituma numva ko ibintu nkora babibona kandi uko babikunze nyine tuko fite imana kandi shaka ko n'abantu bari kumukenya kuri YouTube channel bereka nyine bashyigikire mu mpano yanjye fite
nje impano yanjye nje namaze kwisobanukirwa n'ukuri Yego. nje mvuga ukuri kw'ibintu ucamo mvuga ukuri kw'ibintu nkora mvuga ukuri kw'ibintu byirwa n'abamabuja tubana ku munsi ku wundi mvuga ukuri kw'ibintu birirwa badukorera mvuga ukuri ko kudukoresha nka farawo mvuga ukuri ko kudukoresha nk'umutima mvuga ukuri ko gukubura mvuga ukuri ko kubyuka turamutse basi uzuye amazi n'itorosho mvuga ukuri ko gusuhuza ibyombo mvuga ukuri ko kubwira ati mobera ibintu byose dukora nuko tu Okay. Yeah, nibyo butuye comedy umunsi wa none rero ugeze ku kiga kuri YouTube channel nubwo akanga gukoza ikiganiro ubu n'ubwa kabiri nkoze ikiganiro kandi nizeye ko n'ubundi nacyo baraza kugikunda bakashyigikira ku bafana banjye bose n'ubwa kabiri kabisa. Yego butuye turagushimiye cyane rero ku mwanya waduhaye. Ni kihe kintu wasozaho ubwira abakunzi bawe? Ikeke ajya mbabwire kubaza kuri kamera kweli yambaye nka muntu ujya uvuga ati ngo babaza ati ngo iki kibazo kizakemuka ute ngo nugumya kuvuga umutwe ndawumena gabanya amagambo mujye mutubaza ibyo mwaduteguye tuza tuzite ibisubizo rero nta gisubizo mfite bo ngiye ikintu nabyara ku bafana banjye mushyigikire mushyire muri komenti umuriro dutima mukande biriya iboro byanyu bita subscribe komenti share munashyigikire bavuga ati kabisa turawushyigikiye uko mwankunyeretse urukundo kuri TikTok murunyereke no kuri YouTube erega imbaraga zigomba kugaragara ahantu hose ntabwo umusirikare agwana ku rugamba rumwe agenda hirya no hino mushyigikire nayo ngomba kuza hino ariko ikintu ushaka nababwira nk'ibanga nanavuga kuri TikTok iyi YouTube channel ndabona mwongeye kuntumira ngomba kujya mvuga ukuri ibyo navugaga kuri TikTok yego sinzandabira ngo bakubura na ibintu zo yakube nengo tu bo jero no nzonya hano sinzabivuga cyane ariko nzakoresha ukuri kwa kuri nguvuge ibintu byanyabyo mbivuge ngende mbyabire kuri TikTok nabire uduce duto ibindi byose bize mu kiganiro hano niba unkunda ukunda boro zanjye ngwino hano unkundira unkunde pe unyere ku rukundo ugwanyeretse kuri TikTok urunyereke urunyereke kabisa hangane giye gushyiraho ukuri abamabuja turabakubura ahangaha bakwitegeko ariho uzagicisha ibiganiro tugiye gukubura abamabuja dukubura ariko ababosi bura nagari bose dukubura ababosi bamwe na bamwe baduhema ukwezi kurenze dukubure ababosi yanga kudutwara mu modoka zabo ngo kandi turwaye shango none akako byatingwa sinakoresha umwanda ngo sinakoresha indwara kandi waje uki uri muzima ejo akagutwara kujyana mu modoka agushyira mu modoka yiwe akujyana hehe ku bitaro ariko ejo akaza twaye imbwa iyo mbwa ukazayirera kandi ntibamenye ko iyo mbwa tuyitekera tukanabatekera bo ubwabo ariko nuko nyine bitaba byo nk'ubu mwibye ukamwigaba nka furati yayigutebezemo kujyana kuri RIB yayigutebezemo ku ngufu ariko akaba atakujyana mu urwaye tu ako nakayigaciyeho ariko simbabye ngo mwibe buriya n'abakozi bo mu rugo biba ninjije nge nabivuga abakozi mu rugo biba ninjije muri ubu buryo ufite kwiba nka televiziyo y'ibihumbi 50 nka televiziyo ya 200 ibyo 200 uzabikurira mu mwaka ariko ajya guhita gufungisha imyaka 4 cyangwa 5 nagufungisha imyaka 5 iyo myaka 5 wari kuzakora umwaka umwe ukabura yiguriye ariko itari ugiye guhekenya impungure wallahi dahala impungure uzazihekenya uzasanga yego amafaranga yacu bari binyatsi ariko uzasanga unagezeho umusaza uzasanga byarahindutse uzasanga byarahindutse ngewe ndi ku rwagwe utakekaga ntago mbagiye n'amaboko kwiba mukora akazi dukora icyatuzanye yego ubukene bw'abakozi mu rugo ndabuzi nanjye ndiwe ndi umukozi wo mu rugo ndabikuba ndakoropa nkoza abana yemwe tu none bira boro byo koza ibyombo waba iki mu byombo ukabona undi mwana azanye ikindi gikombe cyuzamaka wati umwana umupfumu akora mu bapfumu biratobaza shawo turagakora turagine nicyo twaje gukora naga aricyo twanaremewe sicyo tuzasaziramo icyo nababwira cyo nyine mukora akazi kanyu ngiye ni munashigikira nkazamuka nk'abakozi nk'umuvugizi wanyu ntago nzabibagirwa for example nkura mukobwa bita Joyeuse ndamuvugaho ntacyo bitwaye kumuvugaho nta kibazo Joyeuse kanzemere nkondi kugutura ino SMS Joyeuse uri umwe mu bantu twakoranye akazi ko mu rugo
uza majoro uramuzi ndamuzi Joyeuse mwarakoranye ntago twakoranye ahubwo twahuraga online nimwandikira bwa none uko umuntu wazamutse ukuntu yiyemera mbere naramwandikiraga muri comment ariko kemera kuzamuka nimwandikira ngo muraho neza ngo dutere inkunga Joyeuse kanze nkuvugeho nawe uri umwe mu bantu uzi ko ari twe tubyutsa ba boss uzi ko twe abantu tubyuka izuba ritarava uzi ko twe abantu tujya gufata abana kuri tubyuka tuyera abana kuri bisi tujya kubona kubatora uzi agahinda kacu hari na rimwe wakora live yacu yego hari na rimwe wakora live ari group yigeze ushinga uvuga ati group ni yacu ducishemo show zacu akababaro kacu amaganya yacu ibibazo byacu tumenye uburyo tubikemura bisobanuye ko yazamutse yatwiriye abakozi mu twese yatwiriyeho akimara guhura na Juno yatwiretse ko nyine tutiri mu rwego rwe man jewe nibyo mbabwira aka kantu ntabwo nubwo iyi kotete ntabwo nagambire kuyikora injemo gutyo uretse kinjemo mwumva ndabohotse nge ngomba kubivuga Joyeuse haje bavuga ngo watubereye iki ikirumbo se sinzi kuru nabyita niba ngari ipfura mbi niba ari iki ipfura mbi Joyeuse kanze nkubwire ni wowe video nyikoreye Joyeuse uri umwe mu bantu bazamutse bagera hejuru ukibagirwa aho waturutse ukibagirwa abo mwabanagamo iyo ubukibyibuka uba waravuze ugakora video yonyine ukavuga ati ngiye gukora live y'abakozi bo mu rugo bose muri rusange cyangwa gukora group y'abakozi bo mu rugo ni umara kuyikora uze tuganiremo uvuge uburyo wazamutsemo mutima zawe mbese uvuge ibintu byose uko ndanababaye buri sorry kandi guseka mbabaye ndababaye Joyeuse umva nkubwire uzi ukuri Joyeuse gira ikintu bikoraho kuko ntabwo wikigira umuntu urenze wakoze ukora akazi ko mu rugo waraje turakora ukora akazi ko mu rugo ibyo wakoze nibyo nkora sinabikoze ahubwo nibyo nkora kandi turi abantu benshi ku bantu bankurikirana b'abafana banjye nimwumva ko ari ukuri nyine mugende muyisharingeho imugereho kandi Joyeuse sukukubwira nabi nuko ubu ari ubutumwa ngugeneye gira icyo bihinduraho nanjye fasha umwe burangiye nicyo kinyenye mvuga ati nzamutse nta nundi muntu nafashe hanyuma Joyeuse mwajyaga mwandikirana akagusubiza atarazamuka kanasubiza hanyuma uyu munsi se waramwandikiye namwandikiye rimwe kabiri hari niba nibeshye kuko bundi ucyandikira umuntu bwa mbere akakwereka nyine kagukwakiye ariko mu kukwakira kwawe ari ukumuhereza amafaranga kumutera inkunga kandi yarazamutse ntabwo u Rwanda rufasha Amerika kambivuge gutyo yego uyu munsi muravugana ntabwo turavugana na nimero ziwe narazisibye kubera icyo wazisibye kuzisiba nawe nabigize mu ruhare na foromase phone ahubwo naremeje imbere kuri phone uyu munsi Joyeuse aramutse guhamagaye kuri telefone aramutse amamagaye namwita kandi byanashimisha kuko nabambonye umuntu waciye mu buzima ndimo kandi nkifuza kumenya uburyo yabikoze akabuvamo akaduta shose kugusega mu mwobo nanakubwira ibanga ry'uburyo azamutse mu mwobo sha okay umunsi wa none turi kumwe na Butuyu ukomeje ku ngingo zimwe na zimwe byakubabaje byagushimishije byakunejeje ndetse uyu munsi urugendo ruracyari urugendo Butuyu uyu munsi ni igiki wabwira abantu bari gutangira batari bageraho wageze ni iyihe mvamutima waberurira wababwira ni ibihe bintu wababwira kugira ngo barusheho gukomera ndetse barusheho kwihangana ni iyihe message wabasangiza ari abantu inama nabagira ari abantu bumva ko ibintu byose bishoboka umuntu agiye mu myuka mibi mu bapfumu hari umuntu ubona ko uri uzamuka vuba agahita avuga ati uyu muntu ajya mu bapfumu yagiye mu bapfumu ni ugukora inama nakugira ni ugukora ugahozaho ikindi kandi iyo ufashe cya kintu cyo ukagihereza umwanzi wawe wa mwanzi wawe ukurwanya ahita avuga ati mu ndebere yambye ibintu iri gukora akabyohereza mu wundi undi nakabyohereza mu wundi niyo nama akora akabaga mbameneye noneho wa mwanzi yabyohereje umugenzi wawe abameze nk'aho ari kukwamamaza wowe wicika intege z'abanzi bawe z'abantu wikita kuri komenti buriya nanjye nazitayeho cyane wikita ku bantu baguca intege wikita ku banzi bawe ibyo bintu we ita ku bikorwa ntiwite ku bantu bakureba ntiwite kuri views wikita ku magambo wikita ku magambo wowe kora ibikorwa gusa kora ibikorwa uguhozeho
kandi ukora ibikorwa bigaragara nyine abantu bareba nyine bakabikunda, kora ibintu nyine dukeneye. Nk'ubu ngubu ngiye niba hagize undi muntu ukora kote wakoze mu rugo ngomba kuyireba kuko niko kazi ndimo, kandi ibintu ari kuvuga niba byanyubaka cyangwa niba ari kuvuga ibintu ucamo ngomba kubireba nkavuga ati umuntu uyu ni mugenzi wanjye wallahi dufatanyije akababaro. Okay, dufatanyije akababaro wallahi. Uyu munsi Butuyu turagushimira cyane kubw'umwanya waduhaye. Nta kintu watangariza abafana bawe se? Icyo natangariza abafana banjye nuko iyi YouTube channel bantu miyeho bwa kabiri Mbonye Talent, bayita Mbonye Talent. Ntabwo ndabimenya neza rega nibere mu byombo n'uburyo ubuno uba ahantu ndi mu byombo, ubu ngubu ngiye gukoza ibyombo mu kanya mabuja atarata ubu mba niyibye mbo. YouTube channel Mbonye Talent. Icyo umunyamakuru muri kuvugana uramuzi yitwa M-Hilo. Wakoze kumikaze kuri YouTube channel bwa kabiri. Naketse ko ari urukundo rw'abafana. Icyo nababwira nyine kuri YouTube channel mukane subscribe, comment, mushyigikire na share. Ikindi kandi iyi channel ngomba kujya bari kuntumiraho cyane. Ngiye kuyamba kubakubitiraho kuri ko ibiganiro by'ukuri gusa. Hari kandi gacamo by the way ngiye kujya cishaho comedy zira comedy nyine mubona kuri TikTok. Ngiye kujya ndenza amasogonda vuge nyine ndenzeho ninda ngeze ngene baterekerayo kuri ya YouTube channel bita Butuyu comedy bo. Aho ni ibiganiro, aho ni uyu muntu aba kuri YouTube channel bita Mbonye Talent aba yabinogonose bavuga kunegosia negosia negociation kuminonosi kubicisha kubicayuye aba yabicayuye nande na manager wawe baba babicayuye bakavugana nkaza nkakubita ikiganiro tukakubura dukubura nyine tu. Yego. Okay, Butuyu turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye cyane, ndabashimiye, shimira n'abafana banje, shimira n'abafana banje kwishyigikira n'abantu bari kuza kureba ibikorwa byanjye bakabirangiza. Nabo ndabashimiye kabisa. Ni muze tuvuga agahinda kacu k'abakozi bo mu rugo, ni muze mushyire muri comment agahinda kawe tukarebe tugushyigikire nawe uvuga ati nawe rwose shaka gukora akazi ko mu rugo. Buriya bundi ngiye namaze kubibona kuri iyi si katubishyire mu gihugu kuko kuri isi nahandi ndaryoretse mu gihugu cy'u Rwanda nyine kamvuga ibyonzi. Umuryango udatunze umukozi wo mu rugo ufite uwagakoze. Icyo kintu mo kucyumva? Yego. Umuryango udafite umukozi wo mu rugo utunze uwakoze akazi ko mu rugo. Bishatse kuvuga ko n'ubundi ngiye kotete mba nkora abantu bose bakagombye kwireba. Ufite kuvuga ati mushiki wanjye yagiye mu kazi ko mu rugo ariko nyago nzagakora. Ariko se babayeho mu buye buzima. Ngwino urebe video, ngwino hano. Yego. Ngwino banguka, ngwino. Okay, dusoza Butuyu. Twasoza wibwira muri bakunzi bawe uburyo ki ubereka muri ya shusho yawe ukinamo. Njye n'ubundi kuko nyine mba mfite agahinda mbabaye. N'ubundi ubu byarangiye nyine busura yahindutse ubu narababaye. Nababaye byarangiye. Bereke nabereka isura yanjye. Kubura abantu bateye. Mwiruka mudutongana mudukoresha nk'umutima muvangana umuyaga kandi mureba idongo kuyogeje neza mugira ute kubura. Muri comment mudufashe dukubura abantu bateye gutya. Murakoze turabashimiye cyane. Ubu ndanatahameze gutya isura yarangiye. Naye ndabashimiye. Butuyu turagushimiye cyane. Ndabashimiye kwa mwamaye icyizere cyo kugaruka kuri iyi channel Mbonye Talent. Yego, murakoze cyane mbakunzi bacu. Mwari muri kumwe na M-Hilo muri iki kiganiro. Turabashimiye cyane kandi amahoro y'Imana abane namwe. Ubu nagiye kwa hera.